impamvu bakuvuga uko bashaka nuko Imana yabahishe icuzabacu. Impamvu yirirwa bakuvuga nuko Imana yabahishe icuza. Gomba kwirata insinzi ntiduha agaciro amaboko y'abantu. Ibiguteye ubwoba, ibiguhiga, Imana irategetse ngo bicogorere imbere yawe kandi byambara ubusa. Uzi ko Imana yanga ko barya tutaraza we? Uzi ko utanyumvise? Ntibashobora kurya cyangwa ngo banywe tutarava aho batari bazi ko tuzava. Niba hari ikintu giteye ubwoba abanzi bacu, batunguwe nuko uko bari bazi ko tuzava atari ko byagenze. Bo batubona nkaho birangiye, naho niho itangiriro rije. Iherutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Muracafashwa? Ame ijambo ry'Imana, Imana ishize ku mutima, turarisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 19 umurongo wa 11. Hanyuma turasimbuka dusome no ku murongo wa 21. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 19 umurongo wa 11. Hari ijambo rivuze ngo Sawuli aherako atuma intumwa kwa Dawidi ngo bamurinde bazamwice mu gitondo. Maze Mikali muka Dawidi aramubwira ati iri joro nutiyarura ejo uzapfa. Nuko Mikali amanurira Dawidi mu idirisha, agenda yiruka arahunga. Mikali aherako yenda igishushanyo cya terafimu yaho akirambika ku buriri, yenda uruhu rw'ubwoya bw'ihene arushira ku musego, acorosaho imyenda. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi, Mikali arazibwira ati ararwaye. Hanyuma Sawuli yongera gutuma intumwa kureba Dawidi, arazibwira ati mumuterure ku buriri mumunzanire mwice. Nuko intumwa zinjiyemo zisanga cya gishushanyo cya terafimu ku buriri, ku mutwe wacu hari uruhu rw'ubwoya bw'ihene. Sawuli abyumvise atonganya Mikali ati niki cyatumye umbesha utyo ukarekura umwanzi wanjye none akaba nshitse? Mikali asubiza Sawuli ati yambwiye ati reka ngende nakwica nguhoye iki? Ku murongo wa 21 hari ijambo rivuze ngo babwiye Sawuli atuma izindi ntumwa nazo zirahanura. Arongera atuma izindi ubwa gatatu nazo zirahanura. Bukeye arihagurukira agirama ubwe arasukira ku iriba rinini ry'iseku, arabaza ati Samweli na Dawidi barihe? Umuntu umwe aramusubiza ati bari Nayoti irama. Nuko ajya Nayoti irama, maze umwuka w'Imana muzaho, nawe agenda hanura kugeza aho yagereye Nayoti irama. Ahageze yiyambura imyambaro ye, ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi, yambaye ubusa. Ngo yambaye iki? Yambaye iki? Yiriza umunsi akeshisho ijoro. Nicyo cyatumye bavuga bati mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi. Muraho mfite umugabo rero yambwiye ngo mbasuhuze, mwakirize ntasho. Tugiye kuganira ijambo rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho.
ngiye kuvuga ibintu bine biranga umuntu ufite imbaraga z'amasengesho. Ni byinshi ariko kubera umwanya dufite reka mvugeho bimwe. Icyambere, umuntu ufite imbaraga z'amasengesho amenya ibizaba kandi bitaraba. Ziko mutanyumvise di kangasubiremo. Umuntu ufite imbaraga z'amasengesho amenya ibizaba kandi bitaraba. Niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo, yaba utunze yaba udatunze, yaba uwabyaye yaba utari wabyara, yaba ufite sheri yaba utamugira, niba hari ikintu gihangayikishije isi n'ejo. Ariko niba hari ikintu kinejeje kuba afite imbaraga z'amasengesho, tumenye ejo kandi tutarahagera. Ufashijwe natere haleluya ntacyo bitwaye. Mfite umwana umwe kwitinda ya kabiri, umuntu yaranyitegereje arambwira ati niko wongeye kugira inda. Bazi kuzimenya rero kandi bataziduteye. Ndamubwira ndi nongeye nyine. Ati niko babana uzabagaburira Yesaya ni Yeremiya ni mu byakozwe n'intumwa. Nanjye ngo nje gusenga Imana irambwira ngo mwana wa abana bawe baziga kandi mbahaye n'abatera kunga. Nanjye mbita ndirimba ngo kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma urugero rwa hafi, umwami w'Abasiriya ngo aherutse gutegura gutera Abisiraheli. Noneho rero arabwira ati rero reka dukoresha amarenga kugira ngo Abisiraheli batazamenya ko tugiye kubatera. Avuga ati turabatera turanyura irunaka. Uko bari kurema inama, uwitwa Etezimenen Elisa ngo yabagamo umwuka wera w'Imana. Uko bateranye Elisa ngo umwuka wera akamubwira ngo uhute nawe uterane nabo. Bagaterana umwuka w'Imana ari muri iyo nama, akabwira Elisa ngo dore bazaca ibunaka. Inama zose bizicayemo aba turi kumwe, haleluya. Inama zose Imana yacu ibizi, niyo mpamvu bakuroga ntupfe. Nuko batari babitegura bari kubipanga, Imana yari ihari. Vuga ngo yari ihari. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Muri kunkunda nzagaruke vuba. Noneho rero umwuka w'Imana akabwira Elisa ati babivuze mu marenga, ariko ngewe ndagusobanurira. Ndashimira Imana yohereje umwana wayo Yesu. Yesu nawe akatwemerera akabwira abigishwa ngo sindabasiga nk'imfubyi, ahubwo mboherereje umufasha nuwo kuzabana namwe, azabamenyesha iby'ukuri kose, azenda ku bya data, azabahe sitikuvenene. Ndashimira Imana yaduhaye umwuka wera. Umwuka wera atanga ubwenge, ariko ubwenge ntibuzana umwuka. Ziko mutanyumvise reka kakantu ngasubiremo. Umwuka wera atanga ubwenge, ariko ubwenge ntibuzana umwuka. Noneho Abasiriya bakitegura ngo bagiye gutera Abisiraheli, bakagenda bari kubundabunda, baje kugera ahandi bavuze bagasanga Abisiraheli bameze nka gutya. Naho Elisa yatumye ku mwami w'Abisiraheli amubwira ati Abasiriya baradutera
kandi baranyura ibunaka, nawe ohereza ingabo ibunaka. Abasiriya baje guhinguka bagasanga Abisiraheli bameze gutyo. Hari impamvu tudapfa, ni uko Imana iduhishurira imigambi yabo. Bukeye umwami w'Abasiriya aremesha inama, avuga ati niko muri twe ninde uje kubwira Abisiraheli ko turabatera? Umwami w'Isiriya arabinuka, babonye umugabo warakaye wakambije agahanga, vuze Kinyaruhenge wakambije agahanga. Ati umva wowe wakambije agahanga, ubanza ari wowe uva muri twe ukaja kuturega ku Bisiraheli. Wakambije agahanga avuga ati mwami, uretse ibiri iwanje naho ubundi ntabwo ari njye wagiye kubarega rwose. Mwami akongera akitegereza akareba umuntu uri guhekenyamenya ati mva wowe uri guhekenyamenya cyangwa ni wowe uje kubwira Abisiraheli? Rugekenyamenya ati uretse ko nabyutse ndi gutongana iwanje naho ubundi ntabwo ari njye. Ngo umwami w'Isiriya arakaye, haboneka umuntu ashira agatoki hejuru, aravuga ngo umva mwami, witurenganye, mu Bisiraheli harimo umuntu w'Imana. Ndashimira Imana, umuntu wese ufite imbaraga z'Imana amenya ibizaba kandi bitaraba. Aramubwira ngo umuntu w'Imana ari mu mwuka w'Imana zera, iyo twaramye inama umwuka wera wari kumwe natwe, yarangiza akabimubwira nawe akagenda akabibwira Abisiraheli. Umwami w'Isiriya ngo agira umujinya, aravuga ati none kugira ngo dushobora Abisiraheli tubanza twaje kugota Elisa ubundi tumwice. Ngo bategura kumugota. Ibitwica birahari ariko turwanirira birusha amaboko. Ngo baragenda butaraca, ariko Imana nayo idutabara butaraca. Uzi ko idutabara butaraca? Ngo iherutse gutabara Petero, uwitwa Herode ngo yararaye ari bumusohore, Imana itabara Petero butari bwacu. Ndashimira Imana idutabara butaraca. Baraje nijoro ngo bagota ahantu Elisa ari. Elisa yagiraga umugaragu witwaga Gihazi. Imana ikurinde Gihazi. Gihazi ahora areba ingabo zimuteye, ntabwo yibuka ingabo ziturwanirira. Ziko mutanyumvise? Gihazi ahora areba ku byago, ntabwo areba ku bisubizo. Gihazi ashinzwe kuguca intege, ntabwo Gihazi gukomeza. Narinje kuguhanurira ngo Imana ikurinde Gihazi. Gihazi ahora areba ku bamuteye, ntabwo yibuka ko hari ingabo ziturwanirira. Gihazi ngo sinzi ukuntu yahengereje ati databo bodaboda zanje ziri. Elisa ati mwiri joro sugiye. Gihazi ati koti ryanje ririhe? Elisa ati mwiri joro sugiye gutaha ubukwe. Gihazi ati nshaka congo. Elisa ati reka nisinzirire. Uzi ko Gihazi atuma tudasinzira? Gihazi atuma tuterekwa neza, kuko ahora areba ibimuteye akibagirwa ko hari ingabo zishinzwe kudutabara. Gihazi ati kanguka dupfe. Elisa ati nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Gihazi ati byuka ari. Elisa ati ariko nibi. Gihazi ati do. Elisa ati biki? Gihazi ati do. Elisa ati niziriya ngabo se? Gihazi ati none ukona zoroshe. Elisa ati databuja, Imana yanjye nyemerera nkorere kuri uyu musore gato ku maso. Imana idukorere kuri Gihazi, namenye ico tuzabacu, ntazongera kutumenyera. Elisa ati Imana munkoreraho, munkorera. Imana iticecekere. Imana ngo ibikoze gatoya kuri Gihazi ngo
yaza ati iyo menya nkisinzirira ijoro ryose naraye. Elisa tubonye iki? Gehazi ati narindi gutinya korodofensi none mbonye sipesho. Elisa ati si ubonye bimeze gute? Gehazi baramubwiye ngo mbonye ingabo ariko zigose Elisa. Soma Bibiliya niko urabisanga. Ntabwo Imana ifite ingabo zo kurinda ba Gehazi, ifite izo kurinda Elisa. Komera Imana yacu ntabwo Imana ifite ingabo zo kurinda Gehazi, Imana ifite izirinda Elisa. Kandi icyo nkundira Imana, izirinze Elisa Gehazi agomba kuzibona nawe akamenya ko zirinze Ndi kuvuga ibintu bine biranga umuntu uri mu imbaraga z'amasengesho. Icya kabiri, akomereraho abandi bananiwe gukomerera. Icya gatatu, akora ibyananiye abandi. Icya kane, agirana ubusabane n'Imana. Aha twasomye ni Dawidi muhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Yesayi yagiraga abahungu beza, nawe ubwe yari yiziho ko afite abahungu beza. Umunsi umwe rero arabahamagara. Yagiraga ngo uwitwaga Eliyabu ngo yari umusore mwiza urya watumye Samweli avangirwa. Ntabwo munyumvise? Eliyabu ngo yari umusore mwiza urya watumye Samweli avangirwa. Burya kuvangirwa ntabwo bije none, na Samweli yaravangiwe. Amena. Noneho bampaye isaha none irashize, muracafashwa. Ariko rata wo gutinda mu bitaro watinda mu rusengero. Noneho Yesayi ahamagara Eliyabu avuga ati Eliyabu, shingiye kuntu uri umusore mwiza, shingiye kuntu uri guseka bikanezeza, wewe uzaba umugaba w'ingabo z'Abisiraheli. Eliyabu ati amina. Ahamagara uwitwa Aminadabu aramubwira ati Aminadabu ati pereza, nshingiye ukuntu uri muremure cyane, uruhanga rwawe ndi kurubona nkabona ni rwiza, wowe uzaba dogiteri. Ahamagara uwitwa Shama aramubwira ati Shama mwana wanjye, wowe iyo nkubonye mbona nta mwanzi wantera turi kumwe, wowe nkugize koroneli. Shama ati we. Ahamagara Dawidi aramubwira ati umva wewe, iyo nkurebye ibyawe biranshanga. N'ubundi umuntu uri mu mugambi acanga abatari mu mugambi. Uzi ko mudafashijwe? Umuntu uri mu mugambi w'Imana ibyo bicanga abatari mu mugambi. Barakureba bakaba icyo uzaba cyo, kuko Imana yafashe icyo tuzaba cyo iracorosa. Imana yafashe icyo tuzaba cyo iracorosa. Baraturebaga bakaba icyo tuzaba cyo. Papa yigeze abwira mama, aramubwira ngo nta cyiza kizamuturukaho. Ko papa yari umupfumu, ariko ndashima Imana, ahari ubupfumu uyu munsi hari umwuka wera. Noneho abwira mama ati umva, ati mbonaga we nta cyiza kizaguturukaho. Ejo bundi nururutse indege, navuze ntariko kubera iki papa yapfuye vuba koko.
atabonye kwa mama hari umuntu uvuye mu ndege. Ubu musaza wanjye nkurikirana we ni umushumba, kandi nanje nuko nivuze gake iwacu ku itorero mpagarariye minisiteri y'abagore. Ubwo suri kumva noroshe, kandi ubwo nta gifaransa cyo kore Imana ingire neza mvugaga gake nti uvatishe moniki, mvugaga na kongereza gake nti I love you. Mana wangiriye neza, mana nanjye ndagushi dicarihe, ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo, ndemye mu ishusho yawe mana, reka ngucinyira kadi murekeraho. Ase rero kuba munini nabyo ni ikibazo, ariko Imana yarabimbwiraga, kabimbwira nkiri muto. Icyo gihe napimaga ibiro 48, ikambwira ngo mwana wanjye nzakugira umugore munini nini, nanjye nti amina, ariko ntasheringira amena. Ugomba kuyibwiza ukuri. Subu turataha ryarira. Noneho ejo hundi navuye Dubai, nururutse indege ndavuga ndi kubera iki papa yapfuye vuba. Umuntu uri mu mugambi w'Imana ibye biyobera abatari mu mugambi. Impamvu bakuvuga uko bashaka nuko Imana yabahisha icuza abacu. Impamvu yirirwa bakuvuga nuko Imana yabahisha icuza. Havuga ati Dawi, iyo ngurebye ibyo biranyoberaga, ariko buretse Shama ati Karame, genda uzane rwa rukoti rurerure, ugenda uzane n'ibibote, genda ushakire n'inkoni, uje no mu rwuri uzane udutama 3, umpere uyu mwana Dawidi tumwohereze mu ishamba. Dawidi ngo bamwambika igikoti bamwambika ibikweto, bamuhereza inkoni. Ise yibwira ngo aramujugunye, nahamutaye mu mugambi. Hari uwitwa Mose, iyo usomye mu gitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva ibice 2 umurongo wa 3 haranditse ngo nyina naniwe guhora amubohera kato. Uzi ko hari igihe ababyeyi batunanirwa bakatubohera kato, bakibwira ngo ubuzima nta mbese birarangiye, naho Imana nibwo itangiye kudukorera igitangaza. Nyina wa Mose ngo yamuboheye akakato. Nubwo dufite iminota mike, reka akakato nkavugeho. Akakato ngo kari kagizwe n'ibintu 3, ariko nyina wa Mose atabizi. Icyambere kari gafite intango. Intango yavugaga ngo iki? Yavugaga ngo Imana nizi itangiriro ryawe ikamenya n'iherezo ryawe. Kabiri kari kagizwe n'umuzenguruko. Umuzenguruko wavugaga iki? Wavuga ngo kuko imusozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose. Gatatu kari gafite umupfundikizo. Uyu mupfundikizo wavugaga iki? Wavuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora. Nta ufashijwe ngo atange abandi atere haleluya. Ni kuki turizwa kandari byo mugiyegi murekeraho amasaha yagiye.
usobanura umurimo. Bibwira ngo bamutaye mu ishyamba, naho Imana igiye gutangira ubuzima busha bwa Dawidi. Iri shyamba ngo ryari iry'umugabo witwa Bowazi, kandi Bowazi yari sekuruza wa Dawidi. Bowazi ya Atredoteri. Iri shyamba ngo ryabagamo inyamaswa zitandukanye, ariko nubwo zabagamo na nyir'umurima yari ahari. Nshuti zanjye, we muri uyu murimo tuzasangamo inyamaswa zitandukanye, ariko nimuhumure, nyir'umurima arimo. Nyir'umurima nubwo yihisha ariko arimo. Nyirapasika ari kubwiriza, nyir'umurima ari kumureba. Waririmbye, nyir'umurima ari kukureba. Nubwo yihishe ariko nyir'umurima arimo. Mukomere Imana amashyi. Dawidi ngo ageze mu murima, icyambere yakoze ngo yahiga ibintu bigera kuri 4. Icyambere ngo yahabereye umunyamasengesho, arenga urwego rwo kuba umunyamasengesho, ubwo ahinduka amasengesho. Uzi ko mutanyumvise di? Naringize ngo turenga urwego rwo kuba abanyamasengesho, duhinduka amasengesho. Uzasanga umuntu avuga ko ari umunyamasengesho ariko asambane. Uzasanga umuntu avuga ko ari umunyamasengesho ariko ashobore kurara mu kabyiniro. Uzasanga umuntu ari umunyamasengesho ariko ashobore kwesikoroka. Ariko iyo wahindutse amasengesho, utwika ibyaha, ukora ibyananiye abandi, ukiranukiraho ibyaha biri. Zanye ubuhanuzi buvuga ngo Imana iguhindura amasengesho. Icya kabiri, yahigiye kuba umuririmbyi. 3, aba umucuranzi. 4, yahigiye guca bugufi. Ngo arasenga, ahinduka amasengesho ku rwego Imana yitegereje umutima we, ngo ibona afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Siko mutanyumvise? Ibona afite umutima umeze nk'uko ishaka. Irurukira mubwira iti, mwana wa Dawidi ati, narinzi ko data ari Yesayi, ko yanjugunye, none hari undi data. Imana iti, hejuru ya Yesayi nje nzanakugirira neza, uzaba umwami. Dawidi ati, wikiye gihugu? Imana iti, w'Abisiraheli. Dawidi ati, naho Sahuri? Imana iti, Sahuri namugaye. Nikimenyimenyi kikwemeza ko namugaye, uzakora mu mwanya we, ukore no mu mwanya wawe. Uzi ko iyo Sahuri Imana yamugaye, dukora mu gihe cye, tugakora no mu cyacu. Iri jambo rero nshaka kugira ngo muryumve. Hetito de dry. Iyo witwaye neza, ukora mu mwanya w'abakubanjirije, ugakora no mu gihe cyawe. Komera Imana yacu amashyi. Niko byagenze. Sahuri Imana imutumye kuja kurimbura, aho atarimbuye ngo amareho, ngo ararokora. Imana irababara, ituma Samweli, iramubwira ngo Samweli, ntiwongere kuririra Sahuri, niboneye umwami kwa Yesayi, fati kwitumire kwa Yesayi. Samweli ati, nibamenya ko ngiye kwimika ko baranyica. Imana iti, humura, mfite ubundi buryo. Ndashimira Imana ifite ubundi buryo. Ariko muzi ko iki gihe twagikandagiyemo Imana ibizi. Nubwo twe byadutunguye, ariko Imana yari ibizi. Mureke mbabwire, Imana ivuga bike ariko igakora byinshi. Uzi ko mutanyumvise di? Uwacu yabivuzeho hano ntimwabyumva. 9 buri wese aravuga ati, viziyo 2020. Uzaba adafite moto azaba afite igare. Uzaba adafite igare azaba afite inkoko yoroye. Buri wese afite imipangu. Ariko twagiye twumva itangazo. Insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa. Abanyarwanda bose barashishikarizwa gukaraba intoki, bashiramo metero.
umuririmbyi w'umudive nawe ahita aririmba ngo mu byo twari twiteze twari twapanze migambi korona virusi ntiwarurimo. Nubwo itavuze korona ariko no muri korona yabanye hari abayibonye ngo batere haleluya. Oya tanga abandi wongere utere haleluya. Hari n'ibyo ikora itarabivuze. Ibwira Samweli ati wowe fata inyana nugera kwa nuhura n'abantu babwire ko ugiye gutamba. Ndashimira Imana izi igihe tutaragikandagiramo. Samweli ngo agere kwa Yesayi abwira Yesayi ati mu bana bawe Imana yabonye mw'umwami. Yesayi ati barimo koko. Yesayi ati niko. Eliyabu ati pereza ngwino hano. Eliyabu mu guhinguka Samweli ngo baravangiwe agiye kuzamura ihembe. Imana iti no sindeba nk'abantu. Samweli ati ramugaye amina. Yesayi ati noneho nibazana Aminadabu. Aminadabu aza yambaye ibikweto byitwa iyita gushigikiye nta wagushigikira. Ahageze Samweli agiye kuzamura ihembe. Imana iti ceceka. Samweli ati nuyiramugaye amina. Bazana Shama ageze Samweli azamuka ukuboko. Imana iti no. Samweli ati sasu wasanti nuyiramugaye amina. Samweli ngo abaza Yesayi ngo nta wundi. Yesayi ati nukuri uretse agahererezi kari mu ishamba. Ishamba ntirikura icyo Imana yavuze. Ubutayu niho hambere twumvira ijwi ry'Imana. Kankavuge neza Bishop, mu butayu niho twumvira ijwi ry'Imana. Naho i Kanani naho kwitondera amategeko. Kangasubiremo mu butayu niho honyine twumvira ijwi ry'Imana. Naho i Kanani naho kwitondera amategeko. Witwaye nabi yagusubiza mu butayu. Bampaye iminota mike. Uri kwemera kunyongeza? Oya bivugira imbere y'abantu wemeye kunyongeza. Noneho Yesayi ati hari akandi ariko karagiye intama. Samweli ati nimugende mukazane. Aminadabu atumva rero ubwo twebwe tugaye mutwihera ibiryo twirire. Ntiragira kutugaya ngo mutwimene ibiryo. Samweli ati wivure madonko ndibaza ntimurya kandi ntimunywa umwami ataraboneka. Uzi ko Imana yanga ko barya tutaraza we? Uzi ko utanyumvise? Ntibashobora kurya cyangwa ngo banywe tutarava aho batari bazi ko tuzava. Niba hari ikintu giteye ubwoba abanzi bacu batunguwe nuko uko bari bazi ko tuzava atari ko byagenze. Bo batubona nkaho birangiye, naho niho itangiriro rije. Iherutse kubwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema. Muracafashwa? Samweli aravuga ati ntabwo murya timunywa umwami ataraboneka. Bahise bashiramo imbaraga baje gushaka Dawidi. Iyo barya ntabwo bari kuja kumuzana, ntibagomba kurya. Barirukanka bambaye ibikweto byitwa iyi kuvuye imbere wa mwara. Bariruka baragiye babonye Dawidi bati ngwino uje guseba natwe twasebye.
ngwino bati ngwino uje guseba. Dawidi ati wiringiye Imana ntabwo aseba. Bati banguka ngwino uje guseba nk'abandi. Dawidi ati njewe kuko umwami Imana izantabara. Nico gituma Dawidi ati ntawe usebana amakuru. Umuti w'umwaku ni umwuka wera. Baradusebya ikadusebezura. Dawidi ati aho mwasebeye njewe ntabwo ndahasebera, hari amakuru mfite. Aza yambaye udukweto twitwa abazi Imana yabo. Ngo ahinguke Samweli ngo yuzura umwuka wera, amavuta arakururana. Samweli ngo azamura ukuboko abasutsa amavuta kuri Dawidi. Ako kanya amase yivanga n'amavuta bibyara ubwami. Ako kanya Dawidi icubahiro cyahise cizana. We kurwanira icubahiro, umunsi Imana yakiguhaye kizizana. Baratangira bati nyakubahwa ngaya meza hano muze muje kwarura. Nyakubahwa ngaya muje kwa ni bangahe? Tuvuye Dubai nageze ku kibuga umutwara barampamagaye ngo shu Tikari murageri Musanze ryari? Turi bangahe se? Iyi guhinduye ubuki buri wese yifuza kukurigata. Dawidi bahise bamubwira bati ni mwarure. Dawidi abashinze ifurusheti mu nyama. Ati ibi bikokosi mwatangiye kubirya ryari? Ibi ni ibinyarwanda cyangwa ni ibipirate? Bati nyakubahwa izo ni inyarwanda. Niho yahise yandika ngo antunganyiriza ameza. Amaze kwimikwa asubira mu ishamba. Kuba Imana yaravuganye nawe ntibivuze kutazageragezwa. Icyiza cyo kuvugana n'Imana twe no ku munsi mubi tuzakomera. Imana ivuga hagati ikavuga no kwiherezo, hagati ikahagira ibanga. Ariko nubwo ihagira ibanga ntabwo bikuraho kwitabara bera. Asubira mu ishamba, Abafilisitiya batera Abisiraheli. Bakuru ba Dawidi baja ku rugamba. Dawidi aja mu ishamba. Umva we, abadafite amavuta baja ku rugamba, uriho amavuta aja mu ishamba. Siko mutanyumvise? Abatariho amavuta baja ku rugamba, uriho amavuta aja hehe? Ngo bagere ku rugamba Abafilisitiya babatesha umutwe. Abafilisitiya ngo bagiraga umugabo witwaga Goliyati. Goliyati ngo aravuga ngo ndabasuzuguye, nsuzuguye n'Imana y'Abisiraheli. Kubera iki? Abagiye ku rugamba ni abatagira amavuta. Ufite amavuta yagiye mu ishamba. Ariko Imana igiye guteza ikibazo. Ufite amavuta baje kumushaka agemurira abatagira amavuta. Iyo ufite amavuta ugemurira abatayagira. Dore mbese agaciro ni amavuta. Shaka amavuta ibindi byose bizizana. Bageze ku rugamba rurabananira. Ise wa Dawidi ngo atuma kuri Dawidi aravuga ati ngwino ugemurire bakuru bawe ubajanira umutsima, ubundi abatariho amavuta dukwiye kubagemurira. Sibwo ntabwo ufashijwe? Yikorera umutsima ngo agere ku rugamba, aho kubona bakuru be akabona inzobo. Tikwa jina na Yesu izi nzobo bagiye he? Naho iyo umuntu atariho amavuta yihisha mu mwobo, atinya n'ibitari byo gutinywa. Ipusi yaza ati yewe muze munsengera. Ipusi yaje manza ndapfa.
nuko atariho amavuta. Iyo uriho amavuta, amavuta atwika ipusi, ntabwo ipusi ihangara amavuta. Igihunyira cyaguye ku nzu yanjye, muze musenge. Igihunyira sigikuraho isezerano. Igihunyira murakizi? Dawidi abona imyobo, abura abantu, aratangira ati ni Aminadabu we. Aminadabu ati ninde ubwiye Goliyati ko nihishe koko? Dawidi ati Shama we. Shama ati nanje baramvumbuye. Eliyabu we. Eliyabu ati sezerera umugaragu wanjye, Goliyati agiye kunyica. Dawidi abaraje ati ntabwo ndi Goliyati ahubwo ndi Dawidi. Ko muri mu myobo. Shama ati ntabwo uzi ikigabo kiri hano hirya. Dawidi ati ni igikisi? Eliyabu ati ni kirekire. Aminadabu ati gifite icumu riri gupima ibiro 8. Dawidi ati ni igikisi? Eliyabu ati nta wakivuga mu gitondo camutera umwako. Umuntu utagira amavuta ibyari bye byose avuga ko bitera umwako. Ndabatangariza ko umuti w'umwaku ari umwuka wera. Eliyabu ati reka mfe kukivuga hari ubwo Dawidi ahageze. Ni ca Goliyati. Dawidi ati si carabatijwe? Shama ati nta n'itorero kigira. Nose gifite Imana? Eliyabu ati ciringiraga Dagoni. Dagoni si azi kurwana. Bati we ahubwo niyo imvura iguye baramwanura. Carakebwesi ba Eliyabu bati ntabwo kizi no mu rusengero. Reka gutinya batarakebwe. Ngo yambwiye nabi. Ubu sisi mperutse kwimura umurozi. Aho umurozi yaratuye uyu munsi hatuye umuhanuzi. Izo zari ingingo z'ingenzi. Amakuru arambuye ni 6:45. Amina. Ni mubishaka muzantumira mbabwira ukuntu nimuye umurozi. Noneho rero Dawidi ati none uwo muntu utarakebwe mu mutinyi. Ba Eliyabu bati wewe nuko umaze iminsi mu ishamba ntabwo uzi imyobo tumaze mwigi. Dawidi ati nje nshobora kumwica. Bati witubesha. Dawidi ati ahubwo si umwami wanyu witwa Sawuli ari? Bati nawe ari mu mwobo. Dawidi ati niko Sawuli we. Sawuli ati nanje Goliyati amenye ko nihisha. Dawidi aragenda abwira Sawuli ati niko nawe uri gutinya? Sawuli ati wa mwana we ntabwo uzi ikigabo kiri hano hirya. Dawidi ati wakikwicira se? Sawuli ati wagishoboza iki? Dawidi ati reka nguhe ubuhamya. Muzi gituma tunesha Satani? Dutanga ubuhamya. Abafite ubuhamya, haleluya! Nje nagiye gutekera Imana ubugari ku musozi. Yohereza umuntu araza araburya. Irambwira ngo mwana wa ntabwo uzongera kwicwa n'inzara. Dufite ubuhamya tubwira Satani agacogora. Sawuli ati ngaho bumve. Dawidi ati genda bagandagiye. Idubu yarazaga ngashwanyura. Narayishe. Goliyati yananira. Sawuli ati ngo fata birabikweto. Nikimenye ni umunesha nzagushingira umukobwa wanjye. Dawidi ngo akubitemwe ibikweto. Yumva ijwi riramubwira riti washwanyuye intare ibi bikweto byambaye. Dawidi ababikuyemo. Tugomba kwirata insinzi ntiduha agaciro amaboko y'abantu. Dawidi aravuga ati risimba imenyereye n'ubundi Imana yavuganaga nanje ibi bikweto ntabyambaye. Ababikuyemo ngo amanuka gato yatoragura amabuye 5. Mfite umwanya muto y'amabuye 5 mbanyavuzeho ariko nzagaruka. Cyokora ngo ibuye rimwe yararifashe. Goliyati ati ni karakana munyoherereje? Wakana ngo ino kubagira ibisiga. Dawidi umva ukuntu yabwiye Dawidi ukwiye kwihanurira nawe. Yaramubwiye ngo uyu munsi Uwiteka arakungabiza ngo uci igihanga. Uyu impamvu Eliya ku musozi Karumeli yisha abahanuzi ba Bayali nuko yababwiye ngo uyu munsi jya wihanurira ubwire Satani ngo uyu munsi
ubwire ubukene ngo uyu munsi, ubwire ubukode ngo uyu munsi, abavuze ko utazashaka babwire ko uyu munsi. Goliyati ngo baravuze ngo nsuzuguye Abisirayeli, nsuzuguye ingabo z'Abisirayeli, kandi nsuzuguye n'Imana y'Abisirayeli. Dawidi ati wumvishe Mana? Imana iti nabyumvise. Dawidi ati wumvishe ari nje bavuze? Imana iti ni njewe bavuze. Dawidi ati none urabyihorera? Imana iti cecekere, ihute muri Yesaya haranditse ngo kubwanje nzabyikorera, ntacatuma izina ryanjye kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha. Ngo yamanuye ibuye, Imana irikorera protokole, ibuye riragenda no mu ruhanga ngo pa. Goliyati ahita agwa agaramye, Dawidi araza ngo amuca igihanga akizamura hano mu kirere. Ako kanya abagore bahise bahimba ikorasi. Iyo urwaniye Imana ishaka baririmba batararepese. Sawuli baramubwira bati niko umuturage arafata igihanga, wewe uri kurebera wagenda ukakimwaka. Sawuli ati ni muceceke, muri kugira ngo nicanjeje kugikuraho se. Bwa buhanuzi Imana yabwiye Dawidi ngo azakora mu gihe cya Sawuli akore no mu gihe cye. Abahanga bavuga ko Dawidi yakoze mu gihe cya Sawuli akora no mu gihe cye, kuko yishe Goliyati Sawuli akiri ku ngoma. Nico cyatumye Sawuli ngo akomeza guhiga Dawidi. Umunsi umwe ashaka kumwica, abwira Mikali ati uyu munsi umugabo wawe ndamwica, ariko ntubivuge. Ndashimira Imana ko ituvuganira tudahari. Na Pawulo ngo hari igihe bamugambaniye, ariko ngo muri iyo nama hari hicayemo mwishwa we. Ndaguhanuriye ngo inama zose zirema, Imana yacu yoherezemo mwishwa wawe. Bibiri ivuze iki? Mikali araza abwira Dawidi ati sheri shushu be nutiyarurira ijoro urapfa. Papa yavuze ngo arakwica. Mikali ngo afata Dawidi amumanurira mu idirisha, afata igishushanyo cyitwa terafimu. Impamvu Satani aguhiga ntagushobore nuko Imana yafashe original ikayihisha. Burya Satani arwanya fotokopi. Ntabwo munyumvise murananiwe. Satani arwanya fotokopi, original Imana yarayihi. Ubusa amahembe bakoherezaga bagize ngo ntuba warapfuye, original Imana yarayihishe. Barwanya mukomera Imana yacu amashi. Hanyuma ngo Sawuli atuma abantu baraza, Mikali avuga ati araryama. Ngo atumye intumwa arazibwira ngo mugende mumuterure noneho mumuzane tumwice. Ngo bateruye basangana cya terafimu. Ndashimira Imana yatanze terafimu, Dawidi akarokoka. Mukomera Imana yacu amashi. Ku murongo wa 21 twasomye, Sawuli atuma izindi ntumwa gufata Dawidi, kuko bari bamubwiye ngo ari Nayoti Irama. Intumwa ngo zigezeyo zitangira guhanura ziti Dawidi turakwemera, tuzakomeza kukwemera, amina, titunarasubirayo, amina. Ngo Sawuli atuma intumwa za kabiri, atuma iza gatatu. Sawuli ngo abonye iza gatatu nazo zitagize icyo zizana, ngo ubwo ari yizira. Naringize ngo nguhanurire gucya ngo ibyo Sawuli yatumye umaze igihe uri kurwana nabyo. Turashaka kugira ngo Sawuli yiyizire yambarira ubusa imbere yacu. Uzi ko mutanyumvise bi? Tumaze iminsi turwana n'ibyo Sawuli yohereje. Uyu munsi ndabahanuriye ngo Sawuli azahanure yambaye ubusa. Niba hari ikintu kinezeza umurokore, ni ukubona umwanzi wawe acogoreye imbere yawe. Mukomere Imana yacu amashi. Sawuli baramubwira batarega nawe igireyo twebwe byatuyobeye. Sawuli ngo araza, ngo akirunguruka aratangira ati ndumva ngurumana.
bati Sawuli ubayiki, ati nimumfashe n'iki gikoti ndi gufashwa. Sawuli ubayiki, n'izi nkweto muzikuremo. Sawuli ubayiki, iyi pataro muyikuremo. Sawuli ubayiki, isengeri yikuremo. Sawuli ngo ahita yambara ubusa, agwa arambaraye imbere ya Samweli, atangira guhanura ati Dawidi mwana wanjye uzaba umwami. Niba hari ikintu kituneje muri iri teraniro, Imana itegeke Sawuli aduhanurire. Imana itegeke Sawuli aduhanure, kandi ahanura yambaye ubusa. Bisobanura ngo iki? Sawuli yarahaye Dawidi romizi. Uzi ko mutanyumvise? Yamwamburiye ubusa, ajugunya imyenda hasi. Mu yandi magambo, niba hari ubuhanuzi buryoha, ni ubuhanuzi duhanuriwe n'abatwanga. Ntabwo munyumvise? Muranyumvise? Sawuli ngo arahanura, agwa imbere ya Dawidi na Samweli yambaye ubusa. Ibiguteye ubwoba, ibiguhiga, Imana irategetse ngo bicogorere imbere yawe kandi byambara ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi turwana n'ibyo Sawuli yohereje. Uyu munsi turashaka ko Sawuli yambara ubusa, agacogorera imbere yacu. Muhaguruke, ihanurire, uvuge ngo Mana ndagushimiye ko umwanzi wanjye acogoreye imbere yanjye. Ngwino usenge Imana, tera intambwe, hombeka amaso yawe. Umaze iminsi utinya. Sawuli yagutesheje umutwe. Nta kindi gitera ubwoba Sawuli, abari gutinya ko twaciye igihanga cya Goliyati. Ubundi Satani ari kutuziza icyo tuzabaco, ariko Imana itegetse Sawuli guhanurira imbere yacu. Senga Imana. Uri data twese. Wetaramini fobo kiparabo bezini na yobe. Turifikiri na yagasiri wobe dokaragara bofasha. Jésus côté pour le bien malgré de paille. Oui, Jésus caramoto pour assurer bien mal. Jésus caramoto pour assurer bien mal. Harimo zihora. Harimo zihora. Harimo harimo masifisi. Karabini malgré. Satana la tuhori. Kutulia kutulia kutulia. Amasiga turwanya Odete karabinima. Sai paragini. Seklena. Menovo van. Dry grass. Toki parinivo. Boke. Sini haisi. Heni go. Enima boki para. Imani iravuze. Motika. Nimutega amatwi. Karabin. Iravuze ngo ije hano. Kasi. Ije gukemura ibyo mutashobora gukemura. Ikubise icyaha. Zobeka. Imana yirukanye ibyaha. Imana yavuze ngo buri wese nahinduke. Ije kurwana urugamba mutashobora kurwana. Ije kubakuraho mwari. Imana ibahaye umunezero. Imana irwanya n'ibibazo. Ikubitiye kuri byatuma mutura. Imana irabarengeye. Imana ibiciye intege. Kristo Imana irarwanye. Yavuze ngo nimuhumure. Itanze imbaraga zo kunesha ibyaha. Itanze imbaraga zo kunesha ibimaze igihe bibanesha. Iravuze ngo buri wese natera intambwe. Tera intambwe. Tera intambwe. Tera intambwe. Buri wese avuye mu buzima arimo. Yandikishije mu bundi buzima. Yandikishije abarwayi. Yandikishije kwifuza kwacu. Iteje umurimo wayo imbere. Ishigikira itorero. Imana irarwanye. Yirukanye ibyaha. Yirukanye ibyaha. Abantu gukirizwa n'ibyaha biriho.
gutinya buri wese ibimubera uko yizeye. Amen. Tugukomeye mu mashyi Kristo.